bakunzi ba Disentins twongeye kubasuhuza ndetse tubaha ikaze aho muherereye hose mu mpande zitandukanye mu bice bitandukanye by'isi yose. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, abatari bakanda subscribe tubasaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tubagezaho bikomeze bagereho ku gihe, kandi twizeye ko bikomeza kubashimisha. Abafite ibitekerezo mukanda muri comment, mukabyandika muri comment, icyo mushaka kutubaza byose mukabishyira muri comment kugira ngo tubafashe tubagezeho amakuru y'umunsi mwifuza. Nkuko twabyemeje uyu munsi tugiye kubagezaho updates zitandukanye kuri Stade Amahoro, dore ko ari mu bimwe mu byo twiyemeje. Si ibyo gusa, ntabwo tubagezaho kuri Stade Amahoro gusa, ahubwo turababwira no ku mushinga witwa Zaria Court Kigali ya Masai Ujiri. Akaba ari umwe mu mishinga ikomeye igiye gushyirwa mu bikorwa nanone muri Kigali. Nkuko twakomeje kubagezaho updates zitandukanye z'imirimo ya Stade Amahoro, dukomeza tubabwira ibitandukanye, igenda igera, imirimo kugenda isimburana cyangwa se igenda ihererekanwa, igenda umunsi ku wundi tubagezaho imirimo uko yagiye ishyirwa mu bikorwa. Muri video iheruka twababwiye ko Petit Stade cyangwa se twaberetse ko Petit Stade ndetse na Gymnase nabyo byatangiye gukorwaho, yaba ari igisenge, yaba ari kuvugururwa mu bundi bice bitandukanye byaho hose hatangiye gukorwa, ndetse n'inyuma ya stade yaba ari kuzamura parikingi, byose byatangiye gukorwaho kuko n'imirimo kuri Stade Amahoro igaragara ko igeze muri finissage. Akaba ari ibikorwa bya finissage, gusiga amarange, kuzamura igisenge, dore ko twaberetse ko igisenge kigeze kure gikorwaho, ndetse gushyiraho imigongo inyuma, igisenge akaba kuzamura ibyuma, ndetse n'imbere intebe zikaba zaratangiye gushyirwamo. Ukumva ko imirimo igenda irimbanya ibikorwa bijyanye n'amazi. Gusa uyu munsi icyo tugiye kuvugaho ni ibijyanye n'ikibuga, dore ko twababwiye ko muri video iheruka twababwiye ko cyose twaberetse ko ikibuga cyakozwe kikazamurwa kikagerezwa tribune, ku buryo umuntu uri mu kibuga n'uri muri tribune bagira communication, umwe akaba yajya mu kibuga byoroshye cyangwa se ava mu kibuga ajya muri tribune mu buryo bworoshye. Urere iri gukorwa, dore ko icyari gitegerejwe ari ukushyiramo itaka ryo guteramo ubwatsi bwo gukiniraho cyangwa se bwa bundi twita tapis vert. Ikibuga ubu kiri gukorwa ni ugushyiramo amatiyo ku bwatsi buzajya bukenera amazi, kuhirwa, kuvomererwa. Ibyo ngibyo ntabwo byakorwa n'amaboko, kuko niba ari igikorwa kijyanye n'icyerekezo turimo cyangwa se kigezweho, kigomba gukoreshwa n'ibintu bifite tekinoloji yo hejuru. Ubu kiri gukorwa rero ni ukwesitaramo amatiyo, ya matiyo avomerera ubwatsi nkuko tujya tubibona muri stade zo hanze cyangwa se mpuzamahanga zo mu bindi bihugu, mu stade zigezweho, amatiyo avomerera amazi tujya tubibona mu half time. Ayo matiyo ni ari gushyirwamo mu kibuga, ari gushyirwamo ku buryo amazi azajya azamuka akagera muri bwa bwatsi biciye mu butaka. Ko amatiyo namara gushyirwamo hazashyirwaho ubutaka bw'ifumbire, ubutaka bufite ifumbire bushobora gutunga ubwatsi. Bwa butaka nibugeraho bashyiremo ubwatsi, bazateramo ubwatsi, noneho ubwo bushize bashyiramo ubwatsi buvuye hanze, buzaza ari ubwatsi budasanzwe. None bwa bwatsi buzajya buvomererwa rero n'aya mazi cyangwa se n'aya matiyo ari mu butaka. Nkuko twababwira ko u Rwanda rwiyemeje kuba igicumbi cya siporo cyangwa se sport hub, ndetse no muri kano gace karimo BK Arena, Stade Amahoro akaba ari igice cyagenewe kuba sport city cyangwa se umujyi wa siporo, dore ko BK Arena yuzuye muri 2019. Kikaba igikorwa gitangaje ku buryo abageze mu Rwanda cyangwa se abakibonye bose bagitangarira mu bice bitandukanye, aho uhageze uwo ari wese arahatangarira. Icyakurikiyeho ni ukuvugura Stade Amahoro, dore ko imirimo nayo igeze kure nk'uko twaza tubibabwira, igeze ahashimishije ku buryo buri wese uyibonye avuga ko izaba ari imwe mu mastade akomeye muri Afurika. Ikikurikiyeho rero ni umushinga witwa Zaria Court, nawo uzashyirwa muri kiriya gice cya Sport Hub cyangwa se Sport City hari i Remera. Uvuye mu Gisimenti werekeza kuri Stade Amahoro, bahazi RBC cyangwa se nko kuri RBC, ahahoze RBC yarahavuye, uwahahawe umushoramari, ubutaka leta yabuhaye umushoramari Masai Ujiri, umuyobozi wa Toronto Raptors, ikipe ya basketball yo muri Canada ikina muri shampiyona ya NBA y'Abanyamerika. Uwo mushoramari rero akaba ari wahawe ubwo butaka, akaba agiye kwashyira ibikorwa bitandukanye, akaba ari ibikorwa n'ubundi bijyanye cyangwa se mu by'umwe wa siporo. Mu by'umwe wa siporo nk'uko kiriya gice ari Sport City, nyuma yo kuzuza BK Arena cyangwa se n'ibindi bitandukanye bigiye kujyana na Stade Amahoro, yaba ari ukuvugura Petit Stade, ari ukuvugura NPC. Uyu Zaria Court ni umushinga munini ugiye kuzana ibikorwa birimo igikorwa cya basket, kubaka hotel iri mu bwoko bwa boutique hotel, izafite ibyumba 80, ndetse kandi hazaba ari ikibuga cya basket, akazaba ari igice cya mall cyangwa se aho gukorera ubucuruzi butandukanye, ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye
nkuko tubona za Chic cyangwa se za Mik ari ahantu ho gucururiza ibintu bitandukanye. Naho ngaho rero muri Zaria Court hazaba harimo igice cy'ubucuruzi, ndetse kandi hazaba harimo n'igice cy'imyidagaduro itandukanye, amateatre, amaserukiramuco cyangwa se ibitaramo bitandukanye. Hazaba ari ahantu harimo ibintu bitandukanye, ndetse kandi hari na rooftop, ahantu bashobora kugenda bakasangirira hejuru ku gisenge bari kureba umujyi wose, bitegeye umujyi wose. Ndetse kandi hazaba harimo n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro, bijyanye no kuruhuka, yaba ari gym ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi Zaria Court rero ni umushinga munini w'umunyamerika cyangwa se umunyafurika w'umunyamerika, Masai Ujiri. Uvuga ku babyeyi, umwe ku mugabo w'umunyanigeria ndetse n'umugore w'umunyakenya. Ubwo ababyeyi be bahuriraga mu Bwongereza baragiye kwiga, nibwo babyaye uno Masai Ujiri. Gusa nyuma afite imyaka 2 nibwo bagarutse mu mujyi aho savuka, muri mujyi wa Zaria uri umwe mu mijyi igize intara ya Kaduna mu gihugu cya Nigeria. Ngo twavugaga iryo zina Zaria rero niho arikomora, mu mujyi wa Zaria wo muri Kaduna, akaba ari ryo yitiriye ibikorwa bya Masai Ujiri, ari byo yise Zaria Court Kigali. Nyuma rero kuba inshuti ya Perezida Paul Kagame akamuha igitekerezo cyo kubaka arena ikaza gushyirwa mu bikorwa, ikaba umushinga w'icyitegererezo muri Afurika yose. Bikaba byaraviriyemo Masai Ujiri nawe kuba yatekereza kuba yagira imishinga akorera mu gihugu cy'u Rwanda, ko yaramaze kugikunda, dore ko yanazaga mu bindi bikorwa bitandukanye bya Giant of Africa, ibikorwa arimo cyangwa se abereye umuyobozi biteza imbere siporo ya basketball mu bakiri bato b'Abanyafurika. Akaba ari nabwo yahawe ubutaka bungana na hegitari 2.4 ahangaha i Remera, aho bagiye kubaka iki gikorwa cyangwa se n'umushinga wa Zaria Court. Ariko akaba ari umushinga munini uzagera no mu bindi bihugu bitandukanye. No ku ino tariki 14 z'ukwezi kwa Munani 2023 ubwo hashyirwaho ibuye ry'ifatizo ryo gutangiza uno mushinga, bikaba byatangajwe ko ari umushinga biteganyijwe ko uzarangira mu ntangiriro za 2025, dore ko imirimo imwe n'imwe yatangiye, yaba ari ugusenya cyangwa se gukuraho ibidakenewe, yaba ari ugusiza, byatangiye byari gukorwa na company ya Rio Contractor, ndetse n'indi mirimo ikaba irimbanyije. Biteganyijwe ko muri 2025 bizabyuzuye, bikaba byatangira gukoreshwa. Niyo mpamvu rero tubasaba gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubagezeho update z'ino mishinga ikomeye, yaba ari Zaria Court ndetse n'indi mishinga yose igenda ishyirwa mu bikorwa nk'uko twabyiyemeje. Dukomeze tubagezeho update zitandukanye. Turabashimira abakoze subscribe, atari bayikanda mukore subscribe kugira ngo amakuru yose ajye bageraho ku gihe. Murakoze, ciao ciao.